uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku madini. Imyaka 2000 birashize tukiboshywe n'amadini, ese bizagenda gute? Tuganire rero ku madini uyu munsi, turebe uko byagenze, aho byaturutse n'imvo n'imvano. Ese Kristo yigishaga iki? Kristo yaje ate? Yavuye he? Byagenze gute? Kristo wibuke ko yategetse, yaje abaroma aribo bategeka. Byateye bite rero kuba amadini uyu munsi yaratwihereranye imyaka 2000 bikaba bishize? Byagenze gute? Kristo aza, ibyo utajya mu madini, mbere na mbere manze nkubwira idini uko Imana ibona idini. Imana iravuga iti muri Bibiliya, amadini ni amategeko n'imigenzo abantu bagiye bahimba bayashyira hamwe, noneho bagenda bayahererekanywa kuva ku bisekuru n'ibisekuruza n'ubuvivi n'ubuvivure. Kristo amaze kuza rero, turebe n'inyigisho ashaka kwigisha, uko amadini yazihishe, uko byagenze. Kristo aje, abaroma barabwiye bati hari umuntu bita Kristo waje wavuye ahantu tutumva ukuntu ibintu bimeze. Uyu muntu aragenda yigisha ahantu henshi kandi abantu benshi bari kumukurikira ari benshi cyane. None abaroma barabaza bati umuntu hari ikibazo ateye, umuntu ninde, yaturutse bimeze bite? Barabanza baramwihorera ko nyine bumvaga ko Kristo nyine azigisha bikarangira, abandi bose bigisha bikarangira. Noneho uko Kristo agenda yigisha anyura ahantu hirya no hino, amadini atajya kubwira, abantu benshi bakagenda baza, nibwo abaroma rero sasa batangiye kubona ko biteye ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bwabo. Nibwo bagiye umugambi wo gushaka kumwivugana, ariko no kugira ngo bitabajyaho babishyira nyine ku baheburayo, ariko baje kubihimba baratekinika. Noneho abaheburayo baba aribo bamwirangiriza, bifatwa nkaho aribo bamwirangirije nabo kubera n'ibintu yigishaga batumvaga, baba baramurangije. Twese nk'uko tubizi, nk'uko babitubwira, ariko urumva ko urwo rugendo rwose ntabwo bakubwiye. Ya myaka 18, wibuka ko Kristo yaravutse, tumwumva avuka, akagera ku myaka 12 yongera kugaragara mu rusengero. Noneho hakaza imyaka 18, kuva ku myaka 12 kugeza kuri 30 yongeye kukwigisha. Ntabwo tuzi aho yagiye. Muri iyo myaka 18 Kristo yari hehe? Byagenze gute? Kuki ibyo bintu batabivuga? Aho yagiye byagenze gute? Ariko reka nkwereke ibintu bitangaje, nawe biri bugutangaza. Iyo myaka 18 yose Kristo yarigaga. Nanjye nkibyumva bwa mbere navuze Imana iriga? Shebi ntabwo bishoboka, Imana ntabwo yakwiga. Ariko reka mbikwereke. Wibuke ko Kristo aza hano kuri no si, yaje nk'umuntu. Nyine yaje kugira ngo abe muri no si nk'umuntu, kugira ngo ibyo akoze natwe tuzabe ibyo twigiraho. Yabayeho nk'umuntu rero, yarize. Ya myaka 18 kuva kuri 12 kugera kuri 30 yose barayihishe. Ibyakozwe aho yarari, ibyo yigaga byose barabihishe. Ariko reba noneho igitenge kiniki, urumva ko nanjye nyine naribaje, nawe wakwibaza, Kristo yiga? Umwana w'Imana, Imana nyamana iriga? No, wibuke ko Kristo we arimo ukubiri, arimo ubumana, arimo n'ubumuntu. Nyine yaje nk'umuntu ku isi, ariga ibyo yigaga, aho yanyuze, ko byagenze byose urumva ko babihishe. None reka mubaze ikibazo, nawe uyu munsi uze kukibaza icyo kibazo, wongere ukibaza. Ikibazo narakibaje, numva nanjye birandenze. Wumve, nakubwiye ukuntu Kristo yaje, abantu bamukurikira, Roma ikagira ibibazo ko abantu bose bari kumukurikira, bari kuva ku Baroma bajya gukurikira Kristo, baza gusanga ari ibibazo. None umbwira ukuntu, wumve n'aya madini, wumva natanye nkubwira uko idini icyo ari cyo, wumve ni gute Abaroma bafatanyije n'Abaheburayo, cyane cyane ngiye gushyira ku Baroma, bakwica Kristo. None bamaze kwica Kristo, barangiza bakavuga ngo baguhaye ngo inyigisho za Kristo za nyazo zo kwigisha. Ibyo bintu ko bidashoboka, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo uzarebe, dufatire urugero mu bintu bigaragara amareta. Iyo leta ivanye hindi igasimbura indi, leta ije nta nubwo bishaka kumva ibya leta ya mbere ya kera yariho. Noneho uyu nguyu ni Kristo turi kuvuga Kristo. Reba inyigisho yigishaga. Ni ukuvuga ngo Abaroma noneho bibaye n'amahire, apfuye Abaroma bagitegeka, bafite ubutware. Ntabwo ari ukuvuga ngo ubutegetsi buhindutse, ni ukuvuga ko za nyigisho yigishaga zose bashatse kuzizika na Kristo ngo bigendane nawe, ariko byaranze kubera ko uyu munsi nyine yari Kristo umwami w'abami, Melech HaMelachim, nkuko babivuga mu Giheburayo, Melech HaMelachim. Nuvuga rero ntabwo wavuga ngo Kristo
bamenye ko yaje ari kwigisha abantu bose bari kumukurikira bamwice, nyamara kumwica umbwire ngo baraguha inyigisho ze yigishaga za nyazo z'umwimerere. Ntibishoboka, impossible, ntibishoboka kabisa. Ariyo mpamvu Kristo mu ijambo ryatubwiye ngo muramenye. Harimo ba bandi bazaza bafite inyigisho nshyashya, ariho bagoreka. Rero gute babigoreka? Iyo bakubwiye ngo abantu bazazana inyigisho nshyashya bavuga iki? Bavuga iby'uyu munsi. Nuko tugiye kubyinjiramo, tugiye kureba ukuri nyakuri ku kwibohora n'aya madini, ibyo Kristo yigishaga n'ukuntu bigomba kumera, n'ukuntu tugomba gusenga. Ariyo mpamvu abantu basenga umunsi ku munsi, amanywa nijoro, imyaka igahita, ntihagire ikintu gikoreka. Ndaje mbikwereke hamwe, ndaje mbikwereke, ndi kubisasira gato, ndaje mbikwereke. Noneho aho narindi ni hehe? Ni kwa kundi Kristo nyine bamwishe. Urumva ko ntibishoboka, ntabwo bashobora kuguha inyigisho z'inyazo yigishaga. Ntibishoboka. Ibyo byose turabyumvikana, ntabwo bishoboka. Babigenje gute rero? Bahinduye inyigisho, bahindura byose, bica abantu, barabatwika, babotsa mu mamisa, bakora ibintu bibi cyane by'ubugesera kugira ngo abantu bacike kuri bya bitabo basomaga. Noneho nari kubwira za nyigisho bavuga ngo zizaza z'ubuyobe. Nuko Kristo yaravuze ngo muramenye ba bandi bazaza babaha inyigisho ntiyigishije, kugira ngo babiyobye uyu munsi bagufatirane ntubimenye, babizana muri sansi y'uyu munsi y'ubuzima turimo. Noneho bakabyitirira nuko izi nyigisho ni ziza, aho tujya kubisoma muri Bibiliya turi kubasobanurira ukuri, muzajye muri za nyigisho z'inzaduka bari kuvuga. Kandi inyigisho z'inzaduka Kristo yavugaga zari inyigisho bazazana bamaze kumwica. Urabona bamaze kwica Kristo rero, bafashe bya bindi byose bigaga Kristo yabigishaga, uko ngiye kubikwereka, babikuraho, bimika Abaroma. ariko hajemo imigenzo y'abapagani, izo za Noheri, za Pasika, ibyo byose bahindura za kalendare. Idini ryari ryarahariwe, ni byinshi cyane, birebire, ariko ndagerageza kubisasura uyu munsi turebe ukuntu bimeze. Tubonye rero idini ni iki, uko Kristo yaje, uko bamwishe, uko badashobora kuguha izo nyandiko za nyazo Kristo yigishaga ni iki, bimeze gute. Kwibohora aya madini nyabyo nyuma y'imyaka 2000 bimeze gute? Reka tubirebe. Kwibohora nyako ni uku. Wibuke abantu benshi dusenga tuvuga tuti, Mana ninkora iki, Imana nayo irankorera iki. Niko benshi bavuga, Mana uyu munsi nungirira gutya, nanjye nzagira gutya, ndagira gutya, Mana nawe uzangirira gutya. Ariko Kristo inyigisho ze yigishaga kugira ngo ujye muri weho urebe wa Kristo urimo, ubumuntu bwa Kristo bwari mu muntu. Ni ukuvuga iyo bakubwira ngo ushakire Imana hanze, ujye kuyishakira hanze yawe, ni ukuvuga aho kumwe ushaka Imana hanze, tureba ngo mu ijuru ngo niho tureba Imana iri, kandi Imana yaturemanye akamanyu kanyu, nkuko navuga, muri twebwe birimo. Noneho Kristo nibyo yigishaga kugira ngo weho ujyemo imbere, wongere ugire bwa bubyutse Imana yakuremanye, hamwe uhura n'Imana Uwiteka. Kumwe Imana ikubwira ngo nufata ubwenge bwawe n'umutima wawe bigahura, uzarebe, uzabigerageze. Bikunda kuba, ariko ntabwo biba cyane, biba nka rimwe mu myaka, ntakubwira nk'ingahe, reka mbare nk'10. Uzarebe kumwe utekereza ikintu mu mutwe n'umutima bigakubitaho bitanyuranye, niko wimura iyo misozi. Nibyo Kristo yigishaga. None rero baraza barabihindura, batubwira gusohokera gushaka Imana hanze. Niba rero kugira ngo ushake Imana hanze bigutandukanya, ahubwo nawe Kristo yakubwiye ukurimo ntubimenye, wowe ugahora uteze amaboko. Urugero ntanga ni rwinshi, gutanga urugero rw'94. 94 byabaye mu Rwanda. Imana abantu bavuga ngo bakunda Imana 95%. Byagenze gute? Ni ukuvuga ngo abantu basenga Imana ahubwo itariyo batazi. Noneho Imana Kristo yarakubwira ngo shaka wa muntu ukurimo. Anabyo Ivanjiri ya Thomas ivuga ngo shaka, nushaka uzabona, numenya bizagenda gute. Iyi Bibiliya isanzwe irabikata. Wibuke ko ibikata, ariko rekaze kurangiriza umva ukuntu bivuga. Biravuga ngo shaka, nushaka uzabona, numara kubona bizagutera ubwoba, nimara kugutera ubwoba bigutangaza, nimara kugutangaza bizagenda gute, uzahita uyobora byose. Ibi narabigerageje, narabitestinze, birakora. Kuko iyo umaze kumenya ukuri nyakuri uhita uyobora byose nyine, kuko ufite ukuri. Niyo mpamvu umuntu wese ushatse kuvuga ukuri, nk'urugero kuri Kristo, nk'Abaroma ntabwo bari kumwihanganira. Ariyo mpamvu Kristo atubwira ati, iyo umaze kumenya ibi bintu, muzarebe niba warakiriye agakiza.
reba wa munsi wakiraga agakiza, ububyutse wari ufite, umwuka wari wuzuye, nyuma y'imyaka 5 10 bigenda bigabanuka bipunguka gahoro. Ariyo mpamvu Kristo atubwira ati ese ninindaho gatoya nzasanga koko hari ukwizera kukiri mu bantu. Nawe arabizi ko ibintu by'isi ntabwo byoroshye, ntibyoroshye kuko tubijyamo tukajya muri ubwo bubyutse dukomeye, tukagenda gahoro kubera iby'isi, kubera no kwa kundi dushaka kumera nk'abamenyera Imana. Urugero nkunda gutanga n'uruhe, igitangaza cyabereye ku nyanja itukura, byo iyo mbitekereje birandenga cyane. Ibaze Imana ibavanye muri buriya two mu Misiri, barambutse, mbere yo kwambuka amazi aratanye, arafatanye, harumutse, barambutse, bamaze kwambuka barongera bagomera Uwiteka. Ibyo bintu iyo mbitekereje birandenga kandi navuga ko Imana mu minsi ya nyuma izakora no birenze ibyo ngibyo biriya byabaye ku Misiri, ku nyanja itukura bizaba nk'ubufindo. Dukomeze rero, Kristo rero ni ukuvuga ngo wa Kristo turimo bafashe amadini, kandi irega idini ni rimwe, nubwo bavuga ngo dufite amadini nk'ibihumbi n'ibihumbi, byose abantu babizi, iyo ubirebye neza turacyafite iryo dini rimwe, niryo rihari, niryo ryagiye rikomoka amadini yose, rikubwira ngo shakira Imana hanze. Ushakira Imana hanze rero ni ukuvuga ngo baba bagutanya na wa Kristo kurimo. Ni ukuvuga ngo nta na rimwe tujye twireba ngo twiteho, turebe koko Kristo turimo, turebe twite kumenya wa Kristo ninde, yari ameze ate. Ese biriya Kristo yavuze byo guhuza ubwenge, imitekerereze n'umutima, bigerageze ugende ufate nk'icyumweru, ukwezi, ubigerageze. Ntabwo tubyitaho ariko birakoreka. Uzarebe ikintu ugiseho umutima nyine, ukagishyiraho umutima ugahuza n'ubwonko bwawe bigahura, wimura imisozi. Ni ibintu miliyoni ku ijana bishoboka, niko bimeze rero. Ibyo rero nibyo Kristo yigishaga kugira ngo tubimenye, nitumara kubimenya aba ari byo bituyobora tumere nkawe. Reka mukomereze rero, ni ukuvuga ngo iyo umaze kumenya ko ukuri, ukamenya ko Kristo atakubwiye ngo ujye gusenga imana ziri hanze, ahubwo wishakemo kwa kundi Imana yakuremye, Imana yakuremanye n'ubumenya, uzahita uhindura imyumvire y'uko wibona we nk'umuntu. Kuko uzarebe nyine ni bya bindi bakubwira ngo amagambo ararema, uzarebe amagambo uvuze ukavuga uti umerewe neza, umererwa neza, ejo bizagenda gutya na gutya, biraba kubera ko Imana yaturemanye ubwo bubasha turabufite. Ariko kubera imyaka 2000 tumaze mu madini, abahungu nabo bakoze iyo zabwonko rikomeye cyane, imyaka 2000 byose, ni ukuvuga ngo igihe Imana yagennye nicyo gihe kiri kuba ubu n'ibintu byose biri kuba ku isi yose, abantu ntibumva ibyo ari byo, turi kurwana. Imana iba dushyiramo wa mwuka gahoro. Imana uko ikora, Imana ntabwo itwara nka Satani ngo yihute ikubita ibintu hasi aho ngaho. Imana igenda gahoro, noneho ikagenda idusubizamo gahoro kugira ngo dukanguke, twongere twibuke abo turi bo, dusubire muri wa murongo Imana yaturemeye. Niyo mpamvu rero iyo umaze kumenya uko ukuri, uhita uhindura ukuntu wibona ubwawe, uko ubona Imana n'uko ubona ukuri. Reka dusome gato mu Byakozwe n'Intumwa 2 kuva kuri 16 kugera kuri 24, mbere y'uko twinjira hano hantu, noneho wumve ibi bintu uko bimeze, uko Uwiteka Imana yabigennye. Ibi rero mureba byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli yaravuze ngo, Imana iravuze iti, uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa bazahanura, abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bose bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye, bazahanura. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, shyira n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima, n'ukwezi guhinduka amaraso. Uwo munsi uzaba utangaje, umunsi w'Uwiteka utangaje utaraza, kandi umuntu wese azambaza izina ry'Uwiteka, uzaryambaza azakizwa. Ni ukuvuga ngo nyine Satani ibiri kuba, nkunda gukora ku mavideo abamurikira murabizi, nkora amavideo y'ukuntu ubuyobe bwakwiriye mu isi, ukuntu Satani arimbanyije, Satani azi ko afite agahe gatoya, ari byo nyine amahanga yose ari kurwana nabyo biri kuba ku isi yose. Wibuke ko njyewe nta nyungu n'imwe mfite yo kuba nabibye umuntu,
cyangwa ngo mubwire ibyo ntahawe. Iyi Bibiliya yamaze kuyisoma byibuze inshuro 3 kuva ku itangiriro kugeza ku Byahishuwe. Ariyo mpamvu nkunda kubwira abantu, ufite imyaka ingahe? 20, 40, 60, 70, 80, yewe si n'ijana. Ihangane muntu, ihangane ufate umwaka umwe ukanira ijambo ry'Uwiteka uvuga uti ngiye kurishaka nk'uko ushakisha ifeza, nk'uko ushaka izahabu, nk'uko ushaka amafaranga. Ngiye byambaye naragize Imana bimbaho, ndi mu gihe cyiza gikwiriye nyacyo, ndarisoma nta kintu na kimwe kindangaje, ndarisoma ndaryiga ndaryandika ku buryo navuze Imana ntabwo nabagaho. Shaka umwanya umwaka umwe uvuga uti mu myaka Imana yampaye 40-50, imyaka Imana izampa, nawe bitekerezo wumve, mbabarira ubitekerezo wumve kabisa. Tekereza imyaka Imana iduha 30, 40, 50, 60, 70. Iri jambo rirahari, nubwo nyine ngiye nemera ko barigosoye bavanyemo ibitabo byinshi cyane, ariko turacyafite byibuze rya jambo ritujyana mu muyoboro Imana izasanga wenda byibuze tugikanyakanya kugira ngo ntizongere duhe uwo mwuka maze kugusomera mu byakozwe n'intumwa. Ihangane rero ufate uwo mwaka, utangire mu kwezi kwa mbere cyangwa utangire n'ubu ntabwo ari kera, uvuge kwa gatanu ngiye gutangira nsoma ijambo ndikanire amanywa n'ijoro. Bigusaba igihe kingana gutereka nkubwire igihe bigufata kugira ngo usome mu mwaka. Turakomeza muganire, ariko n'ibi nabyo biba bijemo kugira ngo bikomozeho. Wiyemeje gusoma Bibiliya mu mwaka umwe, bigusaba reka mbigire iminota 30 ku munsi. Reba iminota umara mu byo bita ngo za gym, reba iminota umara kuri telefone yawe umanuka uzamuka, reba iminota umara uhagararanye n'abantu ku bintu by'ubusa, reba iminota umara nawe umbwira iyo minota n'amasaha angahe. None kugira ngo wisome neza utuje, wenda ushobora gufata isaha, wenda bishobora kugorana, ariko byibuze fata iminota mike ushoboye, uvuga uti uyu mwaka ndawihaye Mana, wampaye imyaka 30, 40, 50, uyu mwaka ndawuguhaye. No mu ijuru uzasanga birenze ibyo ngibyo, ibyo uzatanga mu mwaka umwe. Niyo mpamvu rero ngewe ibi bintu Imana ibinyereka n'ibitabo nagiye nandika byose, nahise mvuga nti ntabwo nareka abantu ngo bagume mu buyobe. Nzi neza 100% ko ibintu by'amadini abantu bose bigisha byose ari ibinyoma. Niyo mpamvu ubona ibintu bidakoreka, ukabona isi nyine iri mu byago, iri mu makuba hirya no hino bidakunda. Ni ukuvuga ngo rero ubumuntu bwa Kristo, bwari muri Kristo ni ubuhe? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari idini, wibuke ko Imana ivuga ngo idini ni imigenzo, amategeko n'ibyo bintu byose bagiye bahererekanwa kuva ku bisekuru n'ibisekuruza, ubuvivi n'ubuvivure kugeza na magingo. Ibintu byagiye bihererekanwa kugeza natwe tubyivugutamo tutazi ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo idini riri gutandukanya n'Imana nyamana. Ariyo mpamvu uko kuri kugenda gusohoka hanze, niko nabo barebye baravuga bati abantu ntabwo twari twariteze yuko bazakanguka. Aribyo mpuriza none by'ubwoko bw'Imana, kuko ubwoko bw'Imana bwarabirabura. Ibyo rero bigiye gufata intera mu minsi iza. Bizafata intera mu minsi iza gute? Kubera ko Satani azi ko azabesha abantu bose igihe cyose kandi icyarimwe n'ibihe byose, ariko ntago azi ko Imana iri hejuru byose. Imana igiye kugenda izana abantu yerekane ubwoko bw'Imana ni bande. Imana ibigendesha gahoro. Niyo mpamvu ubona bamaze kubona ko Isirayeli ntibivamo uko bahagiye, narabikubwiye. None ukareba za Amerika, ukareba Abaroma, ukabona iki? Ntibishoboka. Aribyo bya nakoze ya video nkubwira ngo inyamaswa ya mbere izahabwa ingufu n'inyamaswa ya kabiri ariyo Roma na Amerika, ariko byagenze. Ubona ba Trump bari guhuye umupapa mushyashya ingufu, nabyo barabibona. Noneho kubera ko igihe kiri kugenda buhoro kandi abantu bose batari babyumva nyine bakiri mu yoza bwonko, kubwoko bw'Imana ari abirabura bazerekanwa, niberekanwa noneho nibwo hazaza ya makuba, ariko Imana noneho izazana za mbaraga z'umurengera ikongera kuziha ubwoko bwayo. Ni ibintu bizaba bikomeye cyane, kuko bizaba bimaze kugaragara ubwoko bw'Imana ni bande. Wibuke ko bahora bakubwira ikimenyimenyi ni ikihe, urugero n'uruhe gihamya, nuko bakubwira n'uyu munsi ngo hari ubwoko 10 bwabuze, bukibuze, bwaburiye he? Bakakubwira ngo ubundi bwoko bwaratahukanywe. Ijambo ry'Uwiteka rikubwira ngo iki? Ijambo ry'Uwiteka ryo rikubwira ngo kugira ngo ubwoko bw'Imana busubizwe mu gihugu cyabo cy'isezerano,
nuko imana ubwayo nuko kwayo gukomeye izaba imaze kuvana ba bantu bayo mu mpande zingahe z'isi enye. Ntabwo biraba. Kandi muri 1948 bakorera Isiraheli, Kristo ntabwo yagarutse. Ibyo byose nabiganiriyeho, nkubwira ko naganiriye n'abayahudi n'igiheburayo, bakambwira ko ntacyo bapfana na Kristo, bakambwira ko ntacyo bapfana n'umwami David, umwami Dawidi. Noneho tukaba tubona rero ko bigiye gusohora, biracyafite igihe gito. Bagiye gukora ibyo bakora byabo, ibyo by'ama ID, ibyo byo kuzana ibimenyetso, izina by'inyamaswa babishyire mu bantu, kubera ko bafite cya gihe gito Imana yabahaye, bari kurwana nacyo, basigana nacyo, bumva yuko bashobora gufata inyoko muntu, kubera ko niyo nanjye ndatekereje numva birantangaje. Gahunda yabo ni iyihe? Ni ukuvana consciousness y'Imana mu muntu. Wa Kristo nakubwiraga, uyu Kristo kurimo, ibi bintu Kristo kurimo, umutima nama, uko utekereza, ugakonekita n'ijuru, ugakonekita n'Imana, nibyo bintu bashaka kuvana mu bantu. Noneho niba bari kubivana mu bantu, bakabashyiramo ibyo bimenyetso, umubare n'ikimenyetso cy'inyamaswa n'izina, noneho ukaba uciye ukubiri neza n'Uwiteka. Ariyo mpamvu Imana ivuga ngo yaba iyo minsi ntayigabanyaga, nta muntu n'umwe ajya kurokoka. Nibyo bintu turabibona, Imana iramutse itagabanyije iyo minsi nta muntu n'umwe uzabirokoka. Biracyari kugenda bucece, gahoro gahoro. Narabikubwiye, nkubwira ko Satani akora ikintu imyaka 5 agategereza abantu bakibagirwa, abantu twibagirwa vuba. Imyaka 5, umwaka umwe tuba twamaze kubyibagirwa already, murabizi neza. Noneho nyuma y'imyaka 5 akazana kandi kagenda kazamuka kagenda kaganisha abantu kuri ya nzira. None niyo mara gufata ubwonko bwawe, bamaze kubuconnectinga kuri yo cloud yabo, bamaze gushyiramo izo mark of the beast, bamaze kuvanamo consciousness yawe iguhuza n'umutima nama n'Imana. Noneho bya bindi by'amadini cy'amadini, amadini yakoze akazi kayo, amadini yarakuyobeje akujyana ko Imana iri hanze. Turabikurikira imyaka 2000, noneho bari kubona ko abantu batangiye gukanguka. Ntabwo amadini yonyine hagije, ni ukuvuga ngo bagomba gukomeza baryamishije abantu gahoro gahoro kugeza igihe babajyana muri bya bimenyetso, noneho barangiza abantu burundu. Niyo abantu bafite. Niyo mpamvu rero abantu twirirwa dushaka iteka tutavumbura. Ariko nawe ibaze, negeze kwibaza umunsi umwe, ariko ndimo ndagenda mbibona, nkurikirana n'abana bahungu. Urabona abana bahungu bamaze iminsi bakora ubushakashatsi ku bivejuru, aliens na UFO, bari kugenda baburirwa irengero. Harimo uwa nyuma y'ejo bundi David Wilcock, baravuze ngo yiyahuye. David Wilcock hashize nk'ibyumweru 2 yavumbuye iby'ibivejuru, avuga ko bigiye kuza mu kwezi kwa 6, Amerika igiye kubitangaza. Noneho kubera ko babona ko abantu bari kugenda bamenya ukuri, kandi ko tubyumva ku mugabane wa Amerika, ngibyo bivejuru nabyo biri kubabwira biti mutwerekane, mutatwerekana tuzizana hanze. Noneho bakavuga bati barashaka kubigoreka. Abo bashakashatsi babikora ubushakashatsi nyabwo bari kuburirwa irengero, abandi bagapfa mu nsubizo tutabizi. Icyo bivugiye ni iki? Nuko negeze kwibaza, warize niyo waba utarize, n'umuntu utarize nta kibazo, ngewe nta kibazo mbibonamo ahubwo nk'umugisha, kuko ntabwo yagiye muri uburozi bw'abazungu n'ubwo bwose bidufasha kumenya ibintu tugafunguka. Ntabwo aricyo twaremewe, ntabwo twaremewe kuza no kwiga, ntitwaremewe gukora akazi, ntitwaremewe ibintu byose. Ni ukuvuga ngo ibintu byose turimo bidutesha umurongo w'Uwiteka uko Imana ashaka ko tubaho. Ariyo mpamvu nyambaza Imana, Mana watuzanye muri ino si, uzi ibintu uko bimeze, why? Abantu bose batangiye kuvuga why. Ariko none kangaruke aho hantu, ndabibona nyine ko ni umugambi wanjye nabitahuye ko ari umugambi wa nyuma y'ubuzima bw'Uwiteka. Kuko turi hano, ariho nanditse kano gatabo, kino gitabo nanditse ngo ntabwo urukundo nyarukundo rubenerwa mu mwuka, ntabwo turi umubiri, turi roho. Ntabwo turi umubiri, turi roho. Nacyanditse muri 2020 n'ibitabo nagiye nandika. Iyo maze kubisobanukirwa ko utari umubiri tubona, uri roho weho kurimo. Ariyo mpamvu mvuga ni umuntu apfuye bavuga ngo till we meet again. Babivanye he? Nuvuga buri muntu wese muri we azi ko byanze bikunze n'umuntu niyo yapfuye muzongera mukabonana. Ari wo mugambi wa nyuma y'ubuzima. None niho nibazaga, ndavuga ariko Mana ko twize n'abandi bakiga, n'abandi bakirirwa mu bintu muri za shuguri hirya no hino, kuki tudakora shuguri yo gushakisha Imana amanywa n'ijoro? Dukora ubwo bushakashatsi, ubyuke mu gitondo ushakisha Imana, uvuge ukora ubushakashatsi
ushaka imana gusa. Nibyo bintu baduhishe. Nuvuga ngo usomye ijambo ukaryuzuramo ukaryimariramo, you saturate your life with the word of God, ukizamo ijambo ry'Uwiteka. Ibaze wuzuyemo ijambo ry'Uwiteka ukabyuka amanywa nijoro ushakisha imana utajya muri ubwo buzi, utajya muri ibyo by'amashuri, utajya mu biki. Ndakubwiye ni ntabwo hashira imyaka 10, 20, imyaka byose tumaze hano abantu tutarongeye kugarukira Uwiteka. Nuvuga rero ibintu twirwa twizurungutamo byose mukajya muri workshop ngo mukajya henga ku cyumweru ngo ibya 10 n'ibi byose, no, biriya bintu nge ntabwo mbyemera. Nibyo bintu maze kumenya ukuri nahise ncukubiri nako n'amadini byose kuko nahise mvuga no, ntibishoboka. Kuki abantu badashakisha imana amanywa nijoro mu kubashakisha amafaranga cyangwa ifeza? Bibiliya nayo irabikubwira. Ahantu rero umva ko imana itanga ubuntu ku buntu kibara gukizwa. Nibwo narebye ni bino bintu nabipinga. Ndi mu bantu najyaga nyine njya muri za misa zisanzwe ariko mpinga barokore, mvuga nti aba bantu ibintu bikoresha byo gutitsira ngo n'abantu batitsira ni biki. Ijuru ry'Uwiteka rinzaho ahantu hamwe inshuro 3, nuko natagiye gusoma Bibiliya ndavuga iyi ni imana kabisa, reka nishakishe. Ndayishaka koko nanjye nabyemeza n'umwuka nari nuzuye. Niyo mpamvu njya nireba njye nkavuga umwuka nari nuzuye icyo gihe, mana wagiye. Ariko ndabizi nyine ni iby'isi, kumwe nyine dutera hagati muri ryinyo, kumwe nasekaga abamwe bambutse inyanja itukura ngo byagenze gute ngo bongere barenge, nibamara kurengana bongere bibagirwa Uwiteka. Nanjye nibyo biba byambayeho bitubaho umunsi ku munsi, ariko ukibuka imana yakuvanye ugahita uvuga uti okay, ndafata umwanya wo gusoma Bibiliya, nemera imana yanyiretse nyinambeho. Nubwo nyine ingufu za muntu ntabwo zabishobora, ntizabishobora iyo umaze kurungukayo. Nuzuye umwuka ku buryo numvaga hamwe umva utagikoza amaguru ku isi. Ibyo bintu byambayeho mu kwezi kwa mbere kwa kabiri, ndavuga ibintu ni biki. Ariko nyine kugenda uzoye imana, imana dusa nkaho tuyizoya tuyimenyera. Kubera iki? Kubera ko imana nyine ifite ibambe rya hatari rikomeye, ariyo mpamvu kamere muntu igenda ituganza turi muri uyu mubiri. Ariyo mpamvu uhita wumva ko Kristo yari akenewe kugira noneho ibyo bintu twizurugutamo byose twizurugutamo amanza abikemure. Namara kubikemura niyo twanabo, ariko twumwemera tumuzi neza tumukunze, niho hantu tuzarokokera n'icyo kiraro cyonyine dufite. Naho ubundi bitabaye uko nta numwe warokoka iby'isi, kugira ngo mugende mubibona ukuntu bimeze. Iyo umaze kubyumva rero ukabisobanukirwa ibintu nibwo wumva ukuntu imana ikomeye. Urumva kugira ngo bisobanukwe gutyo, ntabwo mu madini babikubwira gutyo, barakwihorera kubera ko gahunda yabo ni imwe yo kuyobya umuntu. Noneho Satani nawe ko ashaka kwihimura ku mana, gahunda ya Satani ni iyihe? Satani yararebye aravuga ati okay, ijuru nararyambuwe byararangiye, ntabwo nzasubirayo. Imana iyo yavuze biba byarangiye. Sasa reka nkwereke hano hantu nzanye mu isi, reka nanjye nzakwereke. Nzafata abana bantu bose nanjye bamanukane nabo bose.